ariko titire y'amagambo nayihaye intego ivuga ngo ububasha bw'Imana mu gukora nta mupaka. Kandi ari umupapa di ashaka kuyicumbikira mu undi mugore, mbese ubwo babyita niba ari ihabara, ahageze abona nta bwisanzura afite. Njyewe sinzi ibyo mvuga, ntabwo ari amagambo, mfite ibihamya. Ahagera ambwira ati jyewe navuze ko nzashyira icyuma ku musego. Tekereza aho abantu bageze. Morali ntabwo nigeze nubaka urugo numva ko ngiye guhangana, hoya numvaga nubatse urugo nzabonamo ibyiza nubwo nibibi byabonetsemo. Hari abantu bamwe bajya gukora divorce n'utuntu tworoshye. Hari urumva ni sinzi ukuntu nabivuga. Hari igihe kimwe twari kumwe n'umutware, mbona ari kumuhamagara mu gihe kitari ngombwa, ndamuga ntariko buretse nge narahoze. Urumva ibyo ntibyamunezeza kubera ko nyuma yo kuvanga aho twagiye byakuye bakavuga bati uyu muntu aranatubeshya, ati ntago ari umuntu udasanzwe ahubwo n'umuntu uri aho ngaho ushobora kuba yarikomeje bitewe n'ibikomere yagiye ahura nabyo, akanga kubura Theo cyangwa se akanga kwisenyera, akabati karani ka morale yihaga. Biriya ni ibyo yatubwiraga nyine, ni ka motivation yihaga. N'icyo wabwira abo bantu? Yes, ikaze kuri wowe ukunda ibyahishwe TV. Twizere ko umeze neza cyane rwose, yaba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Ni intara enye z'u Rwanda, wongewe n'umujyi wa Kigali, kaba 5 n'indi ntara yo hanze. Dufata nk'aba diaspora cyangwa se abantu bumva ikinyarwanda, mwese tubahaye ikaze rero. Uyu munsi nkuko mubibona imbere yanyu turi kumwe n'umumama, ni Madam wa Theo Bosebabireba. Murabizi ko atari ubwa mbere tubanye mu kiganiro cyacu, cyangwa se atari ubwa mbere tubanye ku byahishwe TV, ni ubwa kabiri. Ni ubwa kabiri. Bushize duheruka tubwira ko ari ubwa mbere ageze kuri kamera. Uyu munsi wanza kamera amaze guca imbere zitabarika. Ikaze mama, tugwaye ikaze ku byahishwe TV. Murakoze. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze neza cyane? Yego. Duherukana abantu benshi bavuga bati wa muntu koko ibyo avuze nibyo, no umuntu udasanzwe. Nawe tubwira ko no umuntu udasanzwe. Uracyari umuntu udasanzwe? Yego. Baherewe mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, wambaye neza cyane. Ubwo abari kureba ibyahishwe TV bari kureba guturuka hasi ku nkweto, wambaye inkweto nziza cyane. Navuze nti zishobora kuba zitaraguriwe mu Rwanda. Oya ntago wibeshye. Ni commande. Zaguriwe he niba atari ibanga? Aho zaguriwe se? Niba atari ibanga. Ntacyo bitwaye no kubigira ibanga ariko. Ubwo ni ibanga, aho zaguriwe ni ibanga. Abantu ntago bagomba bitwaye. Ni ibanga. Ni nziza cyane, ni nziza. Abantu barimo kuzireba, ukazamuka gatoya cyane kwikanzu. Ubundi kanzu ni imwe mu myenda abamama bakunze cyane muri no minsi. Wambaye kanzu nziza. Murakoze, nukubera Imana. Nukubera Imana. Ibintu byose nukubera Imana. Nukubera Imana. Ni ekuteri iri aho ngaho ni nziza. Nukubera Imana. Hanyuma mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, wajyanishije abantu bari buze kwibona, bari kubona n'ishakoshi yawe ku ruhande, agashakoshi k'umutuku n'inkweto z'umutuku, na telefone ifite cover y'umutuku, ifite n'akandi kantu k'inyuma gasa n'ikanzu. Wambaye neza cyane. Nukubera Imana. Reka tubanze dusenge, dushime Imana. Mana turagushimye, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira imbabazi zawe. Warakoze. Warakoze kuturinda, warakoze kudutambutsa ino myaka ishize tukaba dutangiye wundi. Warakoze Mana. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. N'ubwa kabiri ngarutse ku byahishuwe TV. Ndagira ngo uzubane nanjye, unshyigikire, kubera ko umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo ushyigikire agira ijambo. Ijambo nshaka kuvuga rero ntago ari mu rugo barintumye, ntago ari umutware warimfunyikiye, ntago ari abana barimfunyikiye, ahubwo ijambo nshaka ndashaka kuriheshwa na nyiri ijambo. Bana nanjye uburizemo imigambi ya Satani, ndashaka kuba igikoresho cyawe kizima kandi wishimira. Urakoze kuri bubane nanjye,
n'umukameramani, gahunda zose ziba aha ngaha tuziragije Imana data wa twese. Sabye nshima mu izina ryawe ryera Yesu, urakoze, amen. Urakoze cyane, Imana iguhe imigisha myinshi. Dutangire gatoya cyane ku hari ikiganiro twakoze ubushize, nge nawe ni nacyo cya mbere wari ugize kuri kamera. Waratubwira uti ni ubwa mbere nkoze ikiganiro kuri kamera, ni ubwa mbere, nanjye sinzi ukuntu byagenze, gusa nizere ko abantu bari buze kubyakira uko byari biri. Wabyakira ute? Ibyo abantu bakubwiraga hanze byari bimeze bite? Ibitekerezo byari bimeze bite nyuma ya kiriya kiganiro? Nyuma ya kiriya kiganiro ni ibindi bintu bidasanzwe nari ninjiyemo. Nyuma ya kiriya kiganiro byashobokaga ko bampamagaraga ariko ntibona, ntazi uko navuze, wenda numva n'ibyo bavuga wenda ari ukunshyeshyenga, ariko naje gusanga ibyo bambwiye byari ukuri. Imana yakoze imirimo mu byo navugaga. Nawe urumva uruvuze ati nambaye neza, naje mfite gatoroshi, ntabwo mfite gatoroshi. Uyu munsi ibyo navuze ndireba nkibona, abakunzi banjye bagize icyo bambwira nkakibona. Byagenze neza, Imana ibaha umugisha. Abakunzi banjye barambwiye bati umeze neza, wavuze neza, uratwubatse. Ndavuga nti Imana ngo haye icyubahiro. Hari ibyo twagiye tubona natwe twagiye dusoma abantu ukabona batabyumva byakuye, bakavuga bati uyu muntu aranatubeshya, ati ntago ari umuntu udasanzwe, ahubwo n'umuntu uri aho ngaho ushobora kuba yarikomeje bitewe n'ibikomere yagiye ahura nabyo, akanga kubura Theo cyangwa se akanga kwisenyera. Akabati karandi ka morale yihaga, biriya ni ibyo yatubwiraga nyine, ni ka motivation yihaga. N'icyo wabwira abo bantu bagiye abo ndabona ntacyo bitwaye. Ibyo ntacyo bitwaye. Ubundi imyumvire y'umuntu ntago abantu bakumva ibintu kimwe, ntago babyumva kimwe. Abo ngabo bagomba kubaho, kandi ni byiza no gutekereza. Kandi nabyo umukuru w'igihugu cyacu yaravuze ati ubundi nta muntu waguha agaciro utakihaye. Ubundi se bababwiye ko Theo yapfa kumpa agaciro, wowe urabanza ukabyiyumvamo. Yego. Ntacyo bitwaye nabo. Niba bajya bagira mu kibazo bakiha morale, nabyo ntago ari bibi. Ntaho bitandukanye rero n'ukuri ko wihaga morale, wenda uba ibibazo byaragize gutya bikaba byinshi cyane, nawe ukiha morale ukavuga ati kama mbaye reka mbikore, ntabura Theo wanjye. Oya, ntago ariko biri. Ntago ariko biri. Niki wababwira rero abo bantu? Abo bantu nababwiye ni ntacyo bitwaye gutekereza uko nguko. Naho bakire nyine ibitekerezo byabo, ubwo biracyari aho ngaho. Ariko tugomba kurenga ibitekerezo nk'ibyo ngibyo. Kanye muri kiriya kiganiro ndetse abantu benshi bagiye babikurikirana, ariko wagiye umentioninga cyangwa se ugerageza kugaragaza cyane ku mibanire yawe na Theo bose babireba, se n'abakobwa yagiye abyarana nawe hanze. Bamaze kubona kiriya kiganiro mu byo watangaje, reaction bavuze iki? Nta waguhamagaye ko ati sha wowe ati ibintu wavuze ati tuzabonana cyangwa baragombaga ati Imana ishimwe ati buriya waruhutse no ku mutima? Oya, cyokora umwe niwe nigeze numva n'ubundi asa nkaho afite amahane ariko uriya nababwiye ko ari barumuna banjye. Umunyarwanda yaravuze ngo indi byara mweru na muhima. Bariya nabo ni abantu ntago nabatesha agaciro. Urumva ni sinzi ukuntu nabivuga. Hari igihe kimwe twari kumwe n'umutware, mbona ari kumuhamagara mu gihe kitari ngombwa, ndavuga ntariko buretse njye narahoze. Urumva ibyo ntibyamunezeza, kubera ko nyuma yo kuvanga aho twagiye hari teme ivuga ngo umugore mu ihema, umugabo mu marembo. Nyine nawe ubutumwa bwamugeza, aravuga ati ariko ubundi yakibereye mu mahema. Abari kavuga ngo yagumye mu mahema, ngo ibindi ni ibiki. Nyine yongeraho n'ibitutsi bibi cyane, byinshi cyane. Okay, ndavuga nti nta kibazo ngenza aho mpagaze, icyo nzi cyo nuko azajya ku murongo. Ariko ukiri aho watubwiye ko nta kibazo mufitanye n'abo bantu bose. Abantu hari naho bahera bavuga bati kuba waravuze wenda biriya bintu, kagenda ubabwira ko nyine bakiri batoya kuri wowe, kandi koko ni batoya. Ikindi cyo bakakwiye kukurekera umugabo. Ntago wenda ubona ko babifashe nko kwishongora, wowe nko kubishonguraho
bakavuga bati uyu muntu twe twaramuhaye kandi wowe watubwiye ko nta kibazo mu by'ukuri ufitanye nabo, mufitanye hagati yanyu, mubona abanye neza cyane, bamwe ushobora no kubahekera abana cyangwa se ukaba wabakarabya cyangwa se ukaba wanabagaburira cyangwa se ukaba wanabakorera ikindi gikorwa cyari cyose. Bamwe bakavuga bati uriya mugore si yaba ari ukwishongoraho koko niba yarakiriye n'ibitekerezo bibi bivuye kuri bari abantu. Njye navuze nkanjye uko mpeze, n'undi ntago bakakira njyewe uko mbibwiye. Okay, uretse reaction cyangwa se igitekerezo kitari cyiza cyavuye kuri uwo ngo wasaga nkaho afite amahane, uyu munsi bimeze bite? Ntaragaruka mu nzira mu mwiyunge? Uyu urebye jewe ubundi si ubwo twaba twiyungije, ahubwo we ntiyisubireho ariko yanisubiyeho. Ese ko numva ngo ubu ngubu bafite n'undi mwana, nkeka ko nyine umugabo kandi ukomyurutswe ngakoma n'ingasire. Ubundi bye ku ruhande rwanjye nta kibazo twakagiranye nta nacyo. Afite umugabo? Ntago ayo makuru wayakurikirana cyane kuko ntago uko uratubwiye ngo afite n'umwana, ibyo byose uramukurikirana, urakurikira ukayamenya afite umwana. Mu bigaragara ubwo nguwo yaramuretse yisubiyeho. Watubwiye ko ukunda kwita cyane cyane ku buzima bwabo kandi wabona guhangayikishije kuko ubafata nk'abana bato kuri wowe kandi kuko ubona agomba no kubitaho. Ibyo byose rero gukurikirana ukamenya ko wenda yabonye n'undi mwana ni ikintu cyiza. So ngibyo rero ubwo twe duhereye ahanini kuri reaction cyangwa se ku byagiye bivuga nyuma ya kiriya kiganiro tugezeho, cyangwa se tubwire icyo Imana yakugize ku mutima uyu munsi. Okay, murakoze kumpa aka kanya. Ijambo Imana yashyize ku mutima uyu munsi riri mu Befeso, mu Befeso ibice 3 n'umurongo wa 20. Handitse gutya ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shima Imana. Bibiliya irambwiye ngo ariko titire y'amagambo nayihaye intego ivuga ngo ububasha bw'Imana mu gukora nta mupaka. Ububasha bw'Imana mu gukora nta mupaka. Bibiliya yanjye irambwiye kandi nawe nusoma niyawe irambwira ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Ibyo narabibonye abakobwa bambwira ati disi twari tumaranye n'umuntu imyaka 5 none ngo bye bye. Hari umumama umwe duherutse kuganira arambwira ati ubunge nafashe icyemezo cy'uko umugabo nazajya aza yasinze akazana ibintu byo kurwana tuzajya duhangana. Wagarukiye aho ngaho ahagera ambwira ati jewe navuze ko nzashyira icyuma ku musego. Tekereza aho abantu bageze. Ndagira ngo ugarukira aho ngaho kuba uriho ufite ubwo buzima. Nabonye Imana ifite imbaraga. Impamvu mvuga Imana, ese mama ese papa zenguruka isubiremo utekereza ahantu waciye. Tekereza ukiri umukobwa ahantu waciye. Utekereza ahantu hose wakase ugakatana n'Imana yawe. Imana ikakurengera ikibagiza aho hose wakase ikakubakira urugo. Erega bibaho, narabibonye, naganiriye n'abantu. Ngewe ibintu nahuye nabyo narabibonye. Nabonye aho umupapa kubwira ati rero buriya ngewe nubwo ntabikoze rata nuko ntafite gutya. Mfite mu mufuka nanjye nabikora. Nanjye nabikora. Hariho n'abantu batabikora ariko atari uko bitabarimo. Bibarimo atari uko bayabuza amafaranga. Ndagira ngo rero nkubwire murengo uwo mupaka. Murengo uwo mupaka nimutanga imbabazi babyeyi, nimutanga imbabazi ba papa. Erega hanini nuko ndi kwigwiza hari nge mvuga ndi umupapa, ndi umumama, ariko n'abapapa birakwiriye. Birakwiriye ko muhindukira mugatanga imbabazi. Ese papa nubwo nta mwana wabyaye aho nta mwana w'umukobwa wakatanye ntabwo ubizi, nubwo pasiteri wawe atabizi, nubwo umuyobozi wawe atabizi, nta mwana w'umukobwa wakatanye Imana ikahakubera. Wagarukiye aho ngaho
wagarukiye aho ngaho ndavuga ibintu by'imbabazi. Ese watanze imbabazi ziriya nzira waciyemo ugacaho ukabana n'umukobwa ukabana n'umugore utari uwawe? Impamvu mbivuga birahari. Uzi ko hari umuntu uherutse kuza iwanjye gushaka inzu yo kubamo kandi ari umupapa di ashaka kuyicumbikiramo undi mugore. Mbese ubwo babyita niba ari ihabara. Ahageze abona nta bwisanzure afite, kandi uwo nguwo yari umupapa ufite urugo rwe n'abana be. Ese ari amafaranga ujya gutanga? Ndagira ngo nkubwire ngo nimutange imbabazi, ntihaboneka impinduka papa, ntihaboneka impinduka mama. Nubabarira umugabo wawe, nubabarira umugore wawe, nubabarira umugore wawe. Nabonye Imana, kandi nawe aho utuye wabonye Imana. Ese wowe mu mama mukuru ntabwo ubizi ko umuhungu wawe hari umwana yabyaye ukaba umurera? Ese gute wakanga umukaza? Hariho n'abakecuru banga bakazana babo, nguriya bimeze gutya na gutya, cyangwa uriya ngo yabyariye iwabo, kandi umuhungu wawe yabyaje umukobwa w'abandi, ariko uri kwanga nguriya ngo yarabyaye. Ndagira ngo abantu muve mu bitekerezo nk'ibyo ngibyo, mugisha Imana inama, kandi irabagira inama, kandi Imana iratwubakira. Ni ukuri Imana iratwubakira. Ndagira ngo mbwire abantu mugire impinduka, waba uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, waba warambutse umupaka uri Uganda, waba uri Burundi, waba uri Tanzania, waba uri Canada, waba uri Amerika. Uzi ko nabonye icyaha umuntu akigendana akacyurirana indege? Nabonye icyaha umuntu agitegera imodoka, icyaha ukagendana nacyo aho waba uri hose. Nubwo wubatse wibuke, niwibuke ibitekerezo byawe ufite mama, niwibuke ibitekerezo byawe ufite papa. Nabonye abantu batanga ibyifuzo bidafatika. Nabonye aho umugore ahamagara umuntu w'umugabo akamubwira ati rega buryo umugabo wanjye nubwo turi kumwe njyewe nta gahunda dufitanye, hari undi wambwiye ngo nishake visa musange Canada, kandi ubwo ari mu rugo. Mama wagarukiye aho. Ese wowe papa, wowe umuha amafaranga ngo nashake visa, iyo visa umuha kandi wasanga n'abana bawe batari mu ishuri? Ese niba udafite n'abana wasanga na mushiki wawe utamutangira minerevare, ariko uri kohereza visa yo gusenya urugo rwa mugenzi wawe? Imana itubabarire, Imana nitubabarire, Imana nitugirire neza, niduhe impinduka. Njyewe sinzi ibyo mvuga, ntabwo ari amagambo, mfite ibihamya. Ijambo ryambwiye ngo ibasha gukora cyane biruta ibyo dusaba. Hari abantu bamwe bajya gukora divorce n'utuntu tworoshye. Hari abadamu bagenzi banjye bajya bambwira ati umugabo wanjye yaravuze ati ntago njya mushimira, ati kandi nanjye mu buzima bwanjye ati sinshobora gushimira umuntu. Icyo cyonyine gituma ujya gukora divorce, kuvuga ngo urakoze. Ese byagutwara iki? Morali ntago nigeze nubaka urugo numva ko ngiye guhangana. Hoya, numvaga nubatse urugo nzabonamo ibyiza nubwo n'ibibi byabonetsemo. Gute wajya kubaka urugo uvuga uti ngiye guhangana? Uhangana n'umuntu ukurusha ibiro. Imana yacu nitubabarire, Imana yacu niduhe imyubakire, Imana yacu niduhe imyifatire. Nawe urabizi rega Imana yarahakubereye. Wabyaye rimwe ubyara kabiri ubyara gatatu, abana batandukanye na base. Imana irakurengera, kandi nawe babarira abandi. Uricara uvuga uti runaka uriya ni indaya runaka iki? Hoya, nawe yarakurengeye. Nawe udakora ibyo wakoze n'ibindi, Imana irahaba. Ntabwo uzi umujinya wawe, wenda ari wowe watumye ufata icyemezo cyo gukora divorce ugasanga waribeshye nyuma. Imana iguhaye andi mahirwe ya kabiri. Imana iguhaye andi mahirwe ya kabiri. Nanjye nabonye iyatanga, nabonye Imana iyampa. Ese ubwo ngewe undi nakishoboza? Nizihe mbaraga zanshoboza? Data barumuna banjye babandi twari dufatanyije ya gahunda, ni muhumure nubwo byagenze kuriya, hari andi mahirwe namwe. Amahirwe yanyu arahari, ntibacike intege. Arahari. Ntugire ubwoba ngo nge narabyaye nabyaranye na runaka. Hoya, Imana ibasha ibyo ngibyo kukubakira urugo. Ibasha kukubakira urugo, irabibashije mama, irabibashije mukobwa mwiza wa Yesu, irabibashije. Ari umuntu ufite uwo mutwaro, wafite agahinda kawe, mubyeyi wahuye n'ibyo bibazo. Ese we ntufite umwuzukuru
wasanga umuhungu wawe yarakuzaniye umwuzukuru, ariko umwana w'umukazana wawe ukavuga ngo ntajye mu bandi. Ese bigutwaye iki? Niba Imana yaraguhaye ibyo barya, bigutwaye iki ko Imana yahaye uburamo umuhungu wawe n'umukazana wawe akaba ariho? Bigutwaye iki ko ari umwana nk'undi? Navugaga ku mbaraga z'Imana. Yego, n'uburyo umuntu ashobora kwikura muri ibyo byose, cyangwa se n'uburyo umuntu ashobora kuyoborwa n'Imana kugira ngo ave mu bikorwa bidatunganye. Wagira inama abagabo, ugira inama abagore, cyane cyane bakurikiye ikiganiro cya mbere n'icy'uyu munsi of course. Ugira inama urubyiruko uburyo rugomba kwitwara mbere yo gushaka kugira ngo badahubuka cyangwa se bakizezanya amasezerano. Uko nabikurikiye bakizezanya amasezerano ariko nyuma bakayica. Kimwe mu bikorwa by'ububwa nanone by'ubugwari cyane. Ugira inama kandi n'abumva ko bihebye, babonye nta nzira, ariko Imana ibasha gukora cyane biruta ikishakira inzira twibwira. Oya nanjye Mana we, ntago nari nzi ko uyu munsi naba nkitwa umugore w'umugabo Mamerike. Oya, jya ubyongeraho, ntago waba uzi ko wari uzi ko uyu munsi ushobora kuba witwa Mamerike. Ntago nari nzi ko ngomba kuba nitwa Mama Eric, ariko na Eric amaze kuboneka nshingiye ku bintu nagiye mpura nabyo. Naravugaga se Mana, uyu mwaka ndawumara nkitwa umugore w'umugabo, ese ndawumara nkitwa umugore w'umugabo, ariko Imana ikimpaye kuba ndi umugore w'umugabo. Nawe iragushoboza, nawe waruvuyemo utakitwa umugore w'umugabo, Imana iri kumwe nawe, hari andi mahirwe, ntiwihebe. Yego, urakoze cyane. Rero ubwo birenge niho bwirwa, niko Abanyarwanda bakunze kuvuga, cyangwa se umuntu wese wiyumvishe muri iki kiganiro, umuntu wese wiyumvishe muri ubu butumwa, ni ubutumwa nabyita nk'ubuhanuzi Imana yagushyize ku mutima, kuko nibyo ubwiye abantu ariko n'abahanurira, cyane cyane nk'umuntu ufite experience, ubunararibonye mu bintu by'urushako, mu bintu by'ubugimbi n'urubyiruko n'ubwangavu, urabizi cyane, ndetse no mu bihe by'abantu bakuru bamaze kubaka ingo. Reka tugushimire cyane, wakoze cyane, Imana iguhe umugisha, cyane cyane kuri contribution utanze ku banyarwanda bose muri rusange, ku bantu benshi badukurikiye muri rusange. Wakoze cyane. Namwe mwakoze. Imana iguhe umugisha. Yego, reka twongere dusenge. Yego. Urakoze Data wa twese wo mu gihugu cyo mu ijuru, urakoze ko watwemereye aka kanya, natuye umugisha n'impinduka ku bantu bazumva ubu butumwa bwiza. Uwera wa Isiraheli, uwari urushye azaruhurwe n'ijambo ryawe, uwari unaniwe azongezwemo imbaraga n'ijambo ryawe. Nyiringabo Imana, turagira ngo amavuta aboneke kuri iri jambo ry'Imana, kandi abagabo n'abakobwa bagira impinduka, abari batentebutse bagarurwemo imbaraga. Uwiteka Imana Nyiringabo, reka ubwiza bw'Imana buzakomeze kubana na buri umwe wese twatangiranye ikiganiro, kuva ku cyambere kugeza kuri iki cya kabiri. Uwiteka Imana Nyiringabo, hazabeho iyishurwa rya Mwuka Wera w'Imana. Ndakwinginze kugira ngo uriherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza, abari barwaye bakire. Uwiteka Imana Nyiringabo, abari bafite ibibazo babera igisubizo. Uwiteka Imana Nyiringabo, bikorere kwiyubahisha, ushyigikira ubutumwa bwiza bwawe. Uwera wa Isiraheli, igitare cy'isungwa n'amahanga, uri Imana idasaza ngo witwaze akabando. Twebwe ubwoko bwawe waremye turasaza, ariko ijambo ryawe ntirisaza. Ijambo ryawe rigira impinduka, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirategeka, ijambo ryawe rifata umwanzuro. Oh haleluya, ndakunezerewe. Ijambo ryawe rikiza indwara. Oh haleluya, ijambo ryawe ritanga ibisubizo. Oh haleluya, ijambo ryawe ryubaka ingo. Oh haleluya, ijambo ryawe ritanga imbaraga zidasanzwe. Ijambo ryawe ritubeshaho aho tutakagombye kubaho tukabaho. Oh haleluya, izina ry'Imana yacu nishyirwe hejuru. Uri Imana yacu bwite, ntabwo uri uw'ahandi. Uri Imana y'ikiremwa muntu, urakora bikagaragara. Urakoze
urakoze rero kugiye gukora, urakoze ko wahoze ukora, urakoze kuzagumya ugakora. Ndakunezerewe, si ubwa kabiri ngeze kuri iki kinyamakuru. Hoya, birakomeje. Ndagira ngo dukoreshe iby'ubutwari, kubera ko ijambo ryarambwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ndakwemereye Data mwiza, ndakwemereye kugiye kungira igikoresho cyawe. Urakoze, bana natwe twese, shigikira buri umwe wese watanze igitekerezo, watanze ubutumwa bwiza, komantere nziza, umushyigikire haboneka impinduka. Urakoze Data wa twese, bana natwe twiteho turengere, dusabye dushima mu izina ryawe ryera Yesu, amina. Reka tubashimire namwe mwadukurikiye. Nakubwiye ngo niba utarakanda subscribe yikande, ukandi n'akantu k'inzogera gahari kugira ngo uzajye uba notified cyangwa se uzajye ugezwaho ubutumwa bugufi bukwereka ko hari ikiganiro cyacu kigiye hanze. Ukomeze unasharinga ibiganiro dukora, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Byose tubasabira imigisha iva ku Mana. So mugire ibihe byiza. Njye nitwa Christian Ishema.